abasore bahora bavuga ati ariko Kate ko atagenda. Ase genda ndababwiye ko nta gahunda. Hawe n'ibintu byarakemutse kera. Oya se. Guzi ko ibintu byanye nta makuru rero. Abari muri kwe. Nta makuru rero. Fata hano. Bimeze bite? Ndakujije. Mu minsi ushize bari bakomereye nabi ngo gufite n'umwana. Uhabona none abafite babibwirwa n'iki? Ako kari akantu warakabonye. Ntabwo njye yakahise. Si ibyo kuva kera se? Ubu nafite nk'imyaka 10 n'ingahe. Ubu yarakuze. Nawe nakaraka cyane. Oya urasa umwaka ushushanyaga? Uriya nuni. Ntabwo afite abana benshi. Uriya ntabwo musa. Uriya ntabwo ubona ko dusase. Oya. Hano bose n'abana. Ntabwo waba ugize nk'uriya. Nigashama isa. Nese ubu bavumvye bikomeje kutwima amakuru. Umva wenda kubishije ko wamenye ngo abanyarwanda guse ni bakamangayike disa bavuga ati wa mukobwa yashaje n'iki. Ako nta kibazo ufite. Tukifuriza ibyiza. Byemeze neza ibintu byose byarakemutse aho. Oya. Byaciyemo? Ko nta kintu ndi kubona ku rutoki. Nzabatungura wowe umwana afite imyaka 10 mubone uhita usora amafoto. Shaho turibwe ugize ngo tutazongera kukikubaza. Nimuzongeye kukimbaza pe. Ubushize aravuga icyo nabwira ni mugiye ikibazo. Oya se. Buri muntu afite gahunda ze kandi buri wese agira wa gatandatu.